ese byibuza waba ubizi y'ukuri mwiza biri crazy bikarusha iyo wambaye mini iyo ndebesheje amaso y'ubutesi bituma numva mbaye zavish and I don't wanna lose you to nobody yo I'm pleased go dance with me hano turi quiz wijilisoni kandi urebye wasanga ari nze musore ubizi ukunzwe n'inkumi ninerinde dembuze kunyitsiriza uti yeah yeah Senge witinya kiboko shake your body basket dogo onemite siani misita shota oh misita chota dimona titira enyagororira baby nukire wasnogwanda kuramida big pudding is a Cardi B uburyo sinepa una utamu sampri go dance with me sakuba umuhanzi wa mbere mu Rwanda uzaye kujya kuri stage agaperforminga ari umuririmbyi ari umubyinyi even actor like comedian something can make audience be happy enjoy tusampling ibyo bintu uvuze ubikombining hanyuma uduhereze sample yabyo kugira ngo kuko twemere ko ibyo bintu atari igihuha iyo mu gitabo basi yagufashaga niba yarajyaga gutangira isabato yego kwirembo ubari kwirembo nuko araje turagushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri Peto TV Show hamaze kuba mu rugo kandi ukomeje guhabwa ikaze nawe utarayikora harabura iki no gukanda kuri ako kazogera tukajya tubana umunsi ku wundi nkuko mubibona muri ya gahunda yo kugenda tubereka impano zigiye zitandukanye uyu munsi turi kumwe n'umusore ngewe sinzi uko namusobanura ushobora kubona ari Meddy ukiri umwana ushobora kubona ari Juno Kizigenza nza kuko iyasetse inyinya nyine ubona ari ya Juno mbese arimo abantu benshi mukanya araza kudukubita imirongo reka tumwakire ni karibu kuri Peto TV Show. Iyo Peto murakoze cyane kabisa. Amazina yawe ninde? Izina ry'ubu artist nitwa Medicine. Oh. Amazina asanzwe? Amazina asanzwe? Nitwa n'abavyeyi. Nitwa Itangishaka Ismael. Itangishaka. Yes. Okay, Isuma. Karame. Umaze igihe kingana iki mu muziki? Since I was young. Kera cyane kabisa. Nakuze mbona vibinga. Nago nakubwira ngo nyine specific yani ngi. Ego. Yeah, sure. Iyo wibuka watangiye kuvibinga nyine imyaka yaba wibuka ari ufite nk'ingahe? Imyaka? Sinki. Wigaga mu wakangaye cyangwa we? Kuyo bikorohere. Mu mbere primary. Ubundi kuko mu dutanye n'urusengero ubundi ngiye nakoze like Islam biza kugira igihe babimvanamo none banshyira muri Adventist no aho mu dutanye n'urusengero nyine rwa na ADPL twasenga ku isabato nkagenda ngasenga biza Adventist batuje ibintu bisanzwe noneho rero nakundaga kujya gucika mu rugo nkajya gusenga ku rusengero bakunda kubyina kera cyane kera nakundaga kubyina byatari kandi nyine ari gusimba bya bindi bisanzwe aho hantu iyo nsubiza amaso inyuma nibo nabonye ko nyine naco ko ngundi ibintu bya music soundinga mu matwi yanjye bigatuma kiduka cyane icyo gihe nibwo natangiye kumva yuko nyine na mfite ibintu nyine biri muri nge bitarasohoka ariko nazi nasobanukiye nyuma maze gukora yeah sure ubwo wari umusiramu ukaba umudivantiste ukaba n'umu ADPL ariko nyine naje guhitamo kimwe wabatirijwe hehe nabatizwe mu badive uri umudivantiste umudivadanje ambasada urabafana cyane hari indirimbo yabo wabuzi indirimbo yabo hari indirimbo ya kera bavuga ngo imitima yacurike kandi twibuke yuko imibiri yacu ari insengero z'umwuka uri muri twe Imana yaduhaye nibaka ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka w'Imana tujye tuyifata neza. Iyi ambasada se niyo ambasada iyo ambasada iyo ndirimbo ni ambasada ya ni ambasada ya hehe yo mu Rwanda mu Rwanda Adventist iyo ni kuri YouTube iri kuri YouTube guys yisubiremo nayizi biragoye ntago nyibuka ariko ni ya kera ni ya kera waturirimbe nk'iyo waba wibuka nanibuka ko bigubu ndi muri secular cyane gerageza ko niba warawe mu Adventiste ukanabatizwa nushaka uturimbere niyo mu gitabo
Solange ntago uyizi. Lyrics biragoye kuhita nzifata cyangwa se mpite nzibuka. Iyo mu gitabo basi yagufashaga niba yarajyaga gutangira isabato. Yego. Kwirembo ubari kwirembo nuko araje. Nivyo ngibyo kabisa. Ko numva harimo akantu ka $10. $10. Ntago njye nigara $10. Ahubwo wasanga nyigana kuko njye natanze imbere nuko we yabaye profit imbere ariko ntago mwigana. Urumva arakarimba afite arakabora akoze ari indirimbo ya gospel nkuko nguko uri kubiririmba neza. Ntago ndi kukibuka neza ariko karahari. Nubundi abantu bakunda kuba ko nyine mfite vibe nk'iziwe. Ariko nyine ntago mwiga cyane ntago mugenderaho. Abura basanga nyine ngenderaho. Ngo ririmba karakantu yaririmbye ngo nishimiye kuza kubona Yesu. Ntago nahita nkibuka. Ndakazi ariko nyine lyrics ntago nahita nzifata kabisa gusa ndakibuka. Okay. Hanyuma ukora injyana zimeze gute? Injyana zose ariko cyane nk'eshatu niyumvamo cyane. Wiyumvamo injyana harimo hip hop in the sexual drill. Hakazamo injyana yitwa reggaeton. Hakazamo n'injyana yitwa afrofusion. Izo njyana nkunda cyane. Ufite indirimbo hanze cyangwa ntago uratangira gusohora? No kuvuga ngo ni nacyo cyatuzanye hano. Ufite indirimbo. Hanyuma Medecine ni umwana wa kangahe? Mu rugo d'imfura. Uri imfura? Yes. Ubushatse ko ari wowe bari umuntu bazareberaho cyane. Ubona ubideservinga? Yes. Bya danje ubwo. Gute? Ntacyo nafite. Yego. Yes. Uretse amafaranga ariko ibindi byose birari gusa. Ako ni uburyo bwo kwashaka nyine nibuza nibyo turimo. Ubwo ni abari discipline ubundi. Byose no gukora cyane. Yego. Kugira intego mu buzima. Nk'abandi bajeni bose nyine. Yego. Ni uko ibintu bica intege biba ari byinshi kugira ngo umuntu yinjire mu muziki. We niki cyagutinyuye, motivation wayikuye? Icyambere iyo umuntu akubonye akavugana umwana nagasanzwe bite n'ibyo ukora. Ubundi ngewe ndavuga ko ari impamvu nakuye ko ndi byose ndi stylish. According to imyambarire kunumba nambaye. Ndo umuririmbyi, ndo umubyinnyi, ndo umwacteur. Ibyo byose rero iyo bibaye combined cyane cyangwa umuntu abonye akantu kamwe muri ibyo ngibyo ahitavuga ko nyine akabona ndo umuntu uri unique utasanzwe. That's why nanise Medecine. Kubera iki wahisemo se kuba umuziki ari ushyira imbere kurusha kuba wabyina cyangwa gukora fashion? Nkasobanuye neza ku kantu. Izina Medecine yagaruka ku bintu byinshi. Medecine nk'umuntu babizi ni imiti. Rero ngewe kuri part yanjye nshaka kuba Medecine wo vibe muziki, gutanga indirimbo zifite message, zifite vibe, ako no munazira akabona ziri stylish. Imyambarire byose ushaka kuyikombiningira hamwe bikazavamo icyo kiri Medecine. Umuntu ebye indirimbo yanjye agafinga fresh yaba vibe ahantu hose whatever, cyase nyine message kuyireba byonyine bikari ibintu biri, cyase ahantu twagiye gutaramira akaba ari so na sho kabisa. Okay, twizimbye mu magambo twibagirwa ko turi kumwe n'umuhanzi kandi nanjye peso kukubeshya nyotewe kumva uri kuririmba. Ugiye kuturirimbira indirimbo kugira ngo nyine werekane impano yawe n'umuntu uri kureba uzari kureba ikiganiro azavuga iti cyakoze uyu mujeni. Yasho nicyo cyatuzanye. Yego. Let's go. Nitwa Medecine agano fake vibe yo mfite inkota ndabakatanda umusamurai my G turi oversee ni wadufata joy imbeti ni berende kumwe n'abaji gahunda no gutumika tukanambaza ja ibyo dukora birarenze bazana sku muzadufana n'ubundi ni muturusha vibe yo agarago nabyo guhagarara ibyo wigira sinzi ni ushaka no kwiyemera ndakuruzikanye ndana kwemera suzongere gukora yo makosa ibyo wigira sinzi ni ushaka no kwiyemera ndakuruzikanye ndana kwemera suzongere gukora yo makosa yeye ni Medecine. Hanyuma ngiye numvise imiririmbire yawe hari umuhanzi witwa Orima. Uririmba n'ibintu biri crazy bya danje ufite utuntu tw'utubizo mu mutwe we ujye bibona. Ura mu type ujye mukurikira? Ndamukurikira cyane. Urabise ko mujya kuririmba kimwe? Bakunda kwimbwira ariko yes bakunda kwimbwira ariko turimba kimwe. Wowe ubibona ute? Urumva upcoming ubu kiri kuza abagoma kuba ari unique utazamukira kundi muntu gusa na aba bantu nyine bavuga turi specialized somehow tukuraho nyine energy motivation akandi kantu nyine nk'abahanzi gusa nyine abari byiza nyine uri kuririmba ufite undi muntu nyine bavumusawundinga kimwe ni byiza kabisa. Waturirimbiye kuri iriya ndirimbo ye tukumva ya Orima imwe? Reka mbaririmbe yego.
let's go. Ese byibuza waba ubizi y'ukuri mwiza biri crazy bikarusha iyo wambaye mini. Iyo undebesheje amaso y'ubutesi bituma numva mbaye savage and I don't wanna lose you to nobody. Yo, I'm pleased, go dance with me. Hano turi quiz wijilisoni kandi urebye wasanga arinze musodu biz ukunzwe n'inkumi ninerindi dembuze kunyitsiriza uti yeah yeah Senge witinya kiboko shake your body basket dogo onemite siani misita chota. Oh, misita chota, dimona titira, enyagororira, baby no kile was no gonda kuramita, big pudding is a Cardi B, oburjezine pauna utamu sampri, go dance with me, hano turi quiz, kando repse wasanga, arinze musodo bis, okunzwe n'inkumi, ninerindi dimbuze kunyitsiriza, nimedesi. For sure. Yeah, cyakoze urumva ko wagira ngo niwe nika ko yatumiwe nk'ahantu ntaboneke rwose akakohereza wagenda ugafita nyine stage ukatwika gusa vibe ugerageze gushyiramo akantu sinzi ko wamara nk'iminota 5 ku rubyiniro uri kuririmba kuriye cyane umwuka ugisohoka buro ko numvise bigoye ntabwo nyine ko mbonye bigoye kirimo itandukaniro se kirimo itandukaniro okay ntacyo ngo urishyiremo ako n'uririmba indirimbo yawe yego arakunda kuvuga nyine ngo kuvuga nk'umuntu akwe ntago nukumwigana ariko nyine ntago umuntu agomba kugira unique iwe ariko bura no kwigana nabyo ni impano. Yes for sure. Kama sima gatandukanira ubundi umvenzi wa nyawe mavoko ubundi uze gukompera wasanana mu rusana birenza sosa iyo ndamya niko neza ari nzi muhanzi mu Rwanda kisimo upcoming ufite Sweet Melodies. Yes for sure. Ugereranije nabandi Sweet Melodies uno kizigenza Element bara upcoming barimba love songs ba Davis D barana upcoming no abanzi bakuru even upcoming upcoming bitwa ba Percent nabo baririmba neza ariko ngenda barusha Sweet Melodies in even lyrics. Yego. Yes for sure. Usampling ngo dusampling ku ndirimbo yawe. Let's go. Eka tubijane loki mami ja arabizi pretty girl so mami bereo eka tubijane loki mami ja arabizi pretty girl so mami okay yo jendi boss no nyini senjendi boss popo ama po no nyini senjendi boss yeah boss no nyini senjendi boss po nimedesi tasasa medesi iyo ndirimbo yawe irimo iyihe message washatse kuvuga iki muri iyo ndirimbo uri kumva kuko urumva nk'abajenizi nkatwe tuba dukuzemo ukuntu hari ukuntu muri mbintu bikatujabuka yego urumva upcoming bakunda kudushinja yuko nyine tuzana afa dufite duhera ku bintu bikeya besides yuko uri upcoming ugomba no kuvuga ko ufite akantu kuko urumva ibintu dukora biba bitarabyara akantu sacrifice kwitanga ariyo tubwira abantu umuntu uzikore ikiganiro kuri ino channel twa Peto TV show first subscribe ikindi ukundi ibyo dukora twe turabatetse turateka mwebwe muga consuming niba artist yakoze indirimbo audio video ku mafaranga yiwe akayigoje ndirebe nta support irenze iyo ngiyo igiceri cy'ijana cyakora ibintu birenze ugahindura mu buzima umuhanzi kagenduka indirimbo yese ya comment n'ibintu byinshi gusanga cyo kucyazo urumbajije ngo irimo message twebwe iyo turi ku compose song nago twireba kuri side yacu hari igihe wandika indirimbo igafasha ikinspira abandi bantu iyo ndirimbo ushaka kwikoresha ari umuntu nyine wageze ufite ibiceri like Pros Melodies bari abanzi bari big akubwira ko ari boss niba byumise ntangira ndi kumwe n'umukobwa reka tubikore Loki mami so mami ibintu nk'ibyo ariko nyine bikubwira ndi boss like nyine consume whatever ndaza gupea kabisa my beer that's why ni nagasamba kendimbi imwe yanje navuzemo nagari ndimbo yose irandimbo yawe uturimbe yitwa ngo iki yari nyine turirimbe akakanya bayita boss yes uyu urayifite hanze cyangwa iracyari muri projet indirimbo mfite hanze ni indirimbo imwe bayita Molo by Medicine
iyo ngiyo nayo iracyari muri process cyangwa muri store, gusa n'ubundi turi gupreparinga video y'indirimbo yitwa Moro by Medicine. Yego. Yes. Okay, urakoze. Hanyuma iyo tuvuye mu muziki mu buzima busanzwe, Medicine ni umuntu ukora iki, cyangwa uracyari umwana uracyari kwiga bimeze bite? N'ubundi Medicine ni umunyarwanda KG Gasabo, ni umunyeshuri muri University of Rwanda i Huye. Yes, besides ibyo genda umunyeshuri. Umunyeshuri. Yego. Hanyuma uhuza gute amasomo yawe n'umuziki? Urumva nyine ku muntu nyine ufite ibintu byinshi aba afite timetable ukuntu akora ibintu, tugira umwanya wo kwiga tukajya n'umwanya wo guha ibyo dukora dukunda, kuko tubikunze, ntabwo tubika kugiye kuko nyine dushaka kwishyura amafaranga y'iki twifitemo ibintu dushaka gutanga, ahubwo nyine nabo tubaba ready yo kuza kubiconsuminga babire kuko nibo tubikorera. Medicine afite platform umuntu yasangaho ibintu bye cyangwa ntaziraboneka? Already ubundi nsanzwe mzina cyane kurusha kuririmba, ariko naje gusanga n'ubundi niyo nabonye nabuganamuragamo amahirwe. Urumva iyo ugiye gutangira music isaba gukora audio video, ariko kubyinamo practice kagenda ugaperforming. Rero platform zanye nyinshi ziriho ama dances, ariko ngo that's why naje hano kubabwira yuko nyine turi gutegura indirimbo izajya kuri zo platform. Hano se ko nitwa Medicine, whatever we can just check out, nitwa Medicine kuri social media platform zose. Indirimbo yawe tuyitege mu kwezi kwa kangahe kwibona? Soon, very soon. Be ready very soon. So ukwezi kurimo, na kwezi kurimo. 3 weeks ndaba nasoye benganzi ya danje. Na karimbo kari mundani tuzi zuki kompa. Ku bantu bakundana. Na karimbo keza byatari bazagenda bakarebe. Yes. Okay, urakoze cyane. Hanyuma Medicine, tugenda tugaruka ku bibazo bigiye bitandukanye, tugaruke muri showbiz. Ujya ukurikira showbiz yo mu Rwanda cyangwa ukurikira iyo hanze? Oya zose nk'umu artiste abagomba nyine kwirifirana hose, kareba ibyo bagenzi babo bakoze, abakuru muri rusange ndayikurikirana, yabe mu Rwanda ni hanze. Ari The Ben, ari na Bruce Melody, wowe uba mu ihe team? Team 001. 001. Sure. Kubera iki 001? 001 rero nkuko nakubwiye nk'umu artiste. Yego. Twebwe tureba umuntu wa do favor, umuntu nyine wa cyane cyane mu inspirations, munyakazi n'izina rye rasobanura nyine n'umukozi, cyo ni cyambere. Nitsaka bura muze nagira ukuntu nyine agira like funny conversations, atera story, ni umuntu uri amiable, sociable, arasabana, ni umuntu wakumva, ni umuntu talented, haba vocalist, melodies, byose nyine arakubi. Rero nyine niwe ni refero cyane. That's why ndi muri team 001. Indirimbo ze ujye uzimenya? Indirimbo ze nyinshi cyane. Nyinshi cyane. Yego. Okay, ninde muhanzi kazi urumva wigeze warota? Gukorana nawe kumurota bisanzwe? Use kurota ntago uzi cyari? Kurota bisanzwe. Yes, nago byabura. Warose nde? Manzi narose. Ndavuga ndekari benshi kumuhimba, ntago ngiye kumera ngo no buri joro urabarota. Oya ntago ari buri joro, gusa ni nka babiri, Airways na Aline San, kwako nyine ngiye ibintu naciyemo akenshi kumanywa ibyo bingaruka night. Wadushangije izo nzozi uri kumwe na Aline San? Ntago twari turi kumwe. None se wamurose mutari kumwe? Ari ukuntu urota umuntu uri kumubona ko mutari kumwe, like mutari guciringa. Namurose ari kuri stage guperforming. I something I wish to be in the future. Nuko yego namurase guperforminga ahantu wakangutse agiperforminga cyangwa oya nyine no kuvuga ngo hari igihe uri kurota ukaba disappointed, wenda bakubyukije. Twebwe twacagiye nari nkwe stories. Oya ma story nta kibazo. Ni kuvuga ngo iyo uri umupeti cyase nyine uri cyane cyane muri ya myaka 19 20, umuntu abari kurota ibintu akunda cyane ashaka gushyiramo energy nyinshi. Rero umusiteri wanje na murose nyine yari kuza haboro haranu tugira ahantu bahaye ibirori, bakunda gutumira abahanzi ari cyane cyane upcoming. Narose rero yagiyeyo guperforming, ndiba mu rugo njyayo. Acagira ko nuni nubwo inzozi zitanye nari gukubitwa. Kora ko mu rugo nago bakunda nyine kugenda ugatinda ibintu nk'ibyo wapi. Narose rero nyine naribye mu rugo, ndagenda nyine ndi kumwe n'andi bazeni, turagenda turareba ari guperforminga, ako nago byarangiye.
byarangiye ngangutse ariko bitarangiye gusa dendi ariko ndabizi ko nari gukubitwa babigaruza iyo nzozi zikarangira ngataha mu rugo direct bari kugukubita if so. Okay, ari ne sano hari indirimbo ze ujye umenya se indirimbo ziwe zirahari ntago nk'umuhanzi w'umunyarwanda ntago zabura. Hari indirimbo yo waturirimbira? Indirimbo naririmbira sinjemo nihera. Iri gwitezamo aka kanya mu mutwe. Iri gwite ikuzamo. Hello guys, tubibutsa ko hano ni kuri Peto TV Show twakiriye umusani bamwita Medecine. Afite style nziza aririmbamo, nge ni style nakunze kandi urabona ko ni umusore ufite discipline nabikomeza ashobora kuzagera kure. Ujya wibona hehe mu myaka 5 iri imbere? Ahantu harenze cyane cyane kangusanige ndavuga ko experience my dream. Nyine nshaka kuba umuhanzi wa mbere mu Rwanda uzajya kujya kuri stage agaperforminga ari umuririmbyi ari umubyinnyi even actor like comedian something can make audience be happy enjoy. Sampling ibyo bintu buze ubikombining hanyuma uduhereze sample yabyo kugira ngo kuko twemere ko ibyo bintu atari igihuha through singing bigende gute nyine urabyina unaririmbe nkuko bivuze n'ubundi. Ni kuvuga ngo ikintu cyose nyicya cyawe kuba prepared. Rero urumva ndamutse mfashe kuririmba acting and dancing ako kanya nani uzabikora kuri stage nzabikora ko nyine through process kujya muri studios kubyina nta muziki urumva nibisazi kubyina nta kintu uri kubyina uri kuririmba gusa urumva nyine mwanga kubyina ura n'amakuru arayabyina aya cyo kora bari zinda system ntago wabyina amakuru ubwo turi kubyina tugendera kuri melodies cyase beat amakuru afite beat amakuru agira ubuze nko turi kuvugana nabandi no kubyina ibyo turi kuvuga cyane rwose cyo uko numva no birenze uyu mwanga wo kubyina rwose amakuru arayabyina rwose gusa nyine we ni ikintu nashaka kuvuga nyine ubyiyumvamo yego mbyiyumvamo ko nzabikora kandi zabirenze ngiye kumbera nka shemi ngo nzabikora nzabikora nawe bakunda kuvuga ko turimba kimwe ariko nago erega urabona bano ba Gen Z ubundi usanga style zanyu n'ubundi ari zimwe gusa izi style zanyu zikatujabuka abantu dushaje nk'ubu nko kugira ngo ufate lyrics za bano ba Gen babigoye niyo mpamvu usanga nk'abantu bakuze n'igihe turi kubajajinga ukasanga turi guhuzahuza ibintu. Sinzi nibe iyi mvugo iherutse gucibwa we warayumvise. Iyi mvugo baherutse guca uragira ngo se nyivuge ni kuvuga ngo twebwe nyine nk'aba artiste tugerageza kuvanga. Impamvu navuze gutyo impamvu wenda na uri kuvuga gutyo ngo bikunda kubajabuka nuko hari mu kiganiro twibanze ku hari nk'izindi ndimo naririmba kumva nyine zirimo message full Kinyarwanda ibintu nk'ibyo ari ko ari agomba kuba indimo z'abajene of course. Nuvuga ngo iriya mvugo yerutse gucibwa ya brother wawe nge ndabona musa cyane na mwise brother wawe Juno Kizigenza iriya mvugo wowe tubwiye muri comment ubivuga hiki imvugo ngumvira mvugo ari kitwaye twagumye tukayikoresha cyangwa umva iteje ikibazo ako ntacyo byabitwaye nene se na ubundi umuntu iyo avuze ikintu hari gihe ushaka kuzana ntucyumve hakabaho icyo bita decoding. Urugero mvuze ikintu ucyumvisha ariko ngagusobanurira ijambo iki ni ikiri kumva biterwa n'ukuntu umuntu abyumva yabigaga mu buryo bwiwe kandi ntacyo byari bitwaye ahubwo nyuma yenda byaje kuba ikibazo gusa kuri njye mba numva ntakitwaye biterwa n'icyo uri gushaka kuvuga. Yes for sure. Okay, iyo ni point yawe. Yego. Hanyuma ni ihe nama wagira umujene wiyumvamo impano ariko akaba nyine like afite ibintu byinshi bimurwaniramo atazi ngo yacuzinga iki muri we? Nkatwe nyine nk'abapcoming natwe dufite ibintu bituri as barriers. Icyambere ibiciro bamujeni we icyanaranze ni dance gusa ni turagerageza muri byo. Kuma murase mwambaye neza mufite amatelefone ahenze. Ubwo niko nati gusa ubundi ikintu cyambere umuhamu artiste agomba kugaragara neza nk'umu artiste ako none afanga yo kwambara nagoya bura. Impamvu nkubwiye icyo kintu njye njya mu mapati y'abajeni ukaba ushobora gushyira umuntu hari ukavuga ngo
aba bajeni nibinjira ujye wandika icyangwe nyine furu yambaye nyine wandika agaciro gifite ugasanga umujeni yambaye nk'ibihumbi 600 uri kumva umukandara wa Veniseke ugasanga afite kechi ya danje w'isaha telefone ariko wajya kumva ari kubwira ukuntu nyine ubukene ari bwose aya mafaranga abajeni mugura imyenda kubera iki mutakoresha ibindi bikorwa by'iterambere urumva nyine like nyine ni icyo kibazo kiri common nubwo arimo no mu Rwanda worldwide abajeni gufata amafaranga kumva ko nyine ushaka gusa neza cyangwa inkweto imeze fresh ariko nyine saving ari danje ni ikibazo ku bajeni bose ariko birumvika ko inama nabagira amani ba saving aguri nko kubite mu cyaro wowe ibintu byara amagi nyine itere ibiceri bize ikeci nyine bigabanuke Okay, wakoze cyane kubana natwe dushaka ko ubwira abantu platform zawe wamara kwabwira platform zawe ukaba dukundisha abakobwa bagukunda bajeni bagenzi bawe nyine ukadusiga igikundiro cyawe ngewe nitwa Medecine ku mbuga zose all social media platforms je suis Medecine ndi gutegura indirimbo yanjye twamolo mu byumwe 3 izabiri hanze kandi ikindi natanga as message ku bantu bagende nyine badu following bakona ibyo dukora ikindi kandi ku muntu nawe umeze nganye ushaka kumera nganje ushaka kuzamuka umu artist muri rusange cyase ibyo ushaka gukora byose weshyira imbaraga bishyemo discipline bizagenda neza ikintu nasenga wallahi gusenga nyine Imana irakumva daswa turi hano umuntu umunyamasengesho wa danje urara no mu cyumba senga uri kumva gusa nyine uraza kudusengera dusoza ikiganiro gusa nyine ikintu nababwira nyine bakunda ibyo bakora babishyiremo imbaraga Imana izafasha kandi nyine discipline cyo kintu cya mbere even just pleasure cyo kintu cya mbere abantu rero nyine bari gukucyo kintu kiganiro bagende bakore subscribe kuri Peto TV show, share and comment ibintu byo ni byiza cyane kandi wenda nago byengo ariko ndashaka kumushimira byatare ni wenyine utumye ngira hano kuri ikiganiro hano nta kintu cya danje ubundi ari undi yakabikuba nyine yashyizemo ibintu bya finance ariko nyine thank you shout out tra supportinga niko niyo papa siyaje at the beginning at the end rero hari umuntu kunze yansabye kuririmba indirimbo yanjye nyine ikibazo ngiye kwimba itarasohoka gusa mbwe tinze kwishyira nta kibazo ucishaho gatonya dusampuringe tuzayumva j'ai besoin de toi parce que par toi akono nwemera birenze kwemera je suis tombé pour toi narinki yo motema the way you treat me better physically crazy esibe ninzozi je kombonanti gushira mundi unyezereye muranga shokora data chakanje nawe tuje mu mapenzi deeply bona wisa sinza gutesa ulikeza nobody can love you guys you make me fall in love sinza kubikora nabaye stako niyumva mo njewe nawe ni molo nobody knows what you do cause you make me fall inside since uko waminduye ibazika nkureba ngigusama ipo lahisa agize gukora onjewe namwica turi babiri no rush no to dance like this vraiment bébé je suis bien comment t'allez-vous comme ça Mona Lisa que j'ai dit why not put it bounce like Trisha Data chakanje nawe tuje mu mapenzi deeply bona wisa sinza gutesa ulikeza animedesi Vigano fake Fabio thanks brother twari kumwe na Medecine mwakoze kubana natwe kuri Peto TV show mukomeze kudukunda mukomeze kudukorera share mukomeze gukora subscribe kandi mwarakoze kuduhitamo Imana ikomeze kubana namwe